Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda cyangwa abaturarwanda. Iri tangazo ni irya NESA. Iri tangazo rirareba ku bana b'abanyeshuri. NESA, ikigo gishinzwe ubuzima bw'abana cyangwa gishinzwe uburenganzira cyangwa gishinzwe ibizamini by'abana, cyatangaje ko muri iki gihe abana bari mu rugo batangira kujya biyibutsa cyangwa bagatangira kujya biga amasomo ku ma online, cyangwa abiga amakuru bakiga amakuru kugira ngo bongere ubumenyi bwabo mw'ino minsi ikiruhuko kizamara amezi 2 bari mu rugo. Mu gihe NESA yatangaje yuko amanota azatangazwa y'abantu bakoze ibizamini mu rwego rwisumbuye rw'amashuri mu wa gatandatu segonderi, kwa bano banyeshuri bazahita bajya gutangira amakaminuza. Yatangaje ko amanota vuba ahangaha agiye kujya hanze, ariko nanone umunyeshuri watsinze ibizamini bya leta agahabwa buruse ya leta azajya yitirwamo segisiyo yo kwiga bitewe n'amanota yagize. NESA rero ikibutsa ababyeyi ndetse abantu barera abana mw'iyi minsi bari mu biruhuko by'amezi 2 kwita ku bana babo nibishore mu ngeso mbi, ahubwo bagasubira mu masomo kugira ngo bazasubire mu masuri barabaye intyoza cyangwa bameze neza muri rusange. Ushaka cyangwa umubyeyi ufite ubushobozi yazana umwarimu akajya abigishiriza mu rugo. Iyi ni icamake y'amakuru rero ngiye kwibagezaho, netwurinzwe n'Imana Emmanuel. abanzi ku mazina Kidasamura ndetse munyarwandakazi n'imbere rwo bwa mbere ugeze ko numero Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Iri ni itangazo rero rireba abanyarwanda mwese, ariko cyane cyane rirareba abanyeshuri. Impamvu mvuga ngo ni itangazo rireba abanyarwanda mwese, muri twese nk'abanyarwanda twese twagiye kumenya ubwenge cyangwa twese twaciye mu ishuri kugira ngo tugere aho tugeze cyangwa ubu bwenge dufite tube tubufite. Niyo mpamvu rero mvuga ngo iri tangazo rireba abanyarwanda bose cyangwa abaturarwanda batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Impamvu mbivuga nuko twese tuba twaraciye mu ishuri, cyangwa itangazo mba ngiye kubabwira namwe muba murifitemo uruhare, koko natwe twarize kugira ngo abana bacu nabo uburyo ki bari kwiga, imibereho babayeho, mba ngira ngo namwe muyimenye koko ibi bintu natwe tuba twarabinyuzemo. Iri tangazo rero ni irya NESA ubwo yatangaje cyangwa yibutsaga ababyeyi kugira ngo bakomeze bafashe abana babo mu masomo kugira ngo bazajye bagaruka ku ishuri abana bakiri abahanga nk'uko basezerewe. No kuvuga ngo harimo ababyeyi batandukanye, umwe no mu karere ka Nyamagabe, no kuvuga ngo afite umwana w'umuhungu urangije umwaka wa 6 wisumbuye. Uyu mwana ndetse aravuga ko cyangwa nyina afite icyizere yuko uno mwana we azatsinda ibizamini agahabwa buruse ya leta. Ni mu gihe uno mubyeyi we yatangiye gushakisha udukoresho twibanze kugira ngo umwana wiwe azajye ku ishuri. Uyu mwana bamwita Nkurunziza Olivier, uyu mubyeyi bakaba bamwita Mukamana Anosiata. Ni mu gihe yatangiye kwitegura ko umwana wiwe tayari yatsinze azahabwa buruse ya leta akajya kwiga, ariko ikintu yashatse kuvuga yabwiye umwana we ngo azahitamo segisiyo y'ubuganga, ariko kubera ko ibi byahindutse umwana azajya ahitamo segisiyo cyangwa bazajya bamuhitiramo segisiyo bitewe n'amanota ye. Ariko uyu mwana rwose nazaba yatsinze aje muri 5 ba mbere azabasha guhitamo segisiyo ashaka kwiga, nabo barebe nimba koko iyi segisiyo uyu mwana imukwiriye ubundi bayimuhereze ayige. Ni mu gihe rero NESA, ikigo gishinzwe ibizamini cyangwa gishinzwe uburezi bw'abana, yatangaje ko nta mpinduka zigize ziba ku biciro cyangwa ku biciro byatangajwe ngo amashuri ibiciro byiyongereye ubwo uyu mwaka wa 2026 ibiciro bizaba byikubye 2 by'amashuri. Ariko yaravuze ngo ibi bari kuvuga ntago ari byo, ntago izi mpinduka ntago zirajya mu bikorwa cyangwa ntago zirashyirwa mu bikorwa. Nibishyirwa mu bikorwa tuzabibabwira, ariko ubu ngubu ibiciro ni ibisanzwe. Nimba ku kigo yenda cya leta hari ibigo bigiye bitandukanye baba batanga amafaranga makenya yo kurya ndetse utundi dufaranga dukenya kugira ngo dufashe cyangwa namwe tubafashe mu gihe muri ku ishuri, kwa dufaranga turacyariho nta cyahindutse muri rusange. No kuvuga ngo NESA rero yongeye gushishikariza abantu bose bazi ko bafite abana batonya, bano bana baba bari mu myaka za 15, 16, 17 kutabakoresha imirimo ivunanye mw'iki gihe cy'ibiruhuko
by'amezi 2 ndetse bizashira abana bagasubira ku ishuri. No kuvuga ngo yongeye kubibutsa ko ababyeyi bafite ubushobozi batumizaho abarimu bakajya bigishiriza abana babo mu ngo kugira ngo babashe kugira cyangwa babashe kongera urwego rwabo mu masomo cyangwa mu bumenyi bafite kugira ngo bazagaruke ku ishuri ari intyoza bafite ubwenge. Kandi Nesa yongeye kuvuga ngo murakoze cyane, irabashimira ko mwitanze mugakora ibikwiye mu mwaka wa 2024 mukaba mwarabigiyemo neza, abana mwarabashubije mu ishuri. Ubu ngubu igihugu cyacu cy'u Rwanda abana bose bakaba biga nta mwana n'umwe wasigaye inyuma. Nesta rero yongera gushimira ababyeyi muri rusange umwaka wa 2026 nabwo bazabyitabire neza ku buryo nta mwana n'umwe uzasigara mu rugo atari ku ishuri, kereka uwarangije uri gushakisha akazi kaye. Nawe nimba ufite ubundi bushobozi bwo kwiga ukaba urangije kaminuza, hari andi masegiso menshi wakwiga kugira ngo wongere ubumenyi bwawe ufite warusanganwe, wongereho n'ubundi kugira ngo ubashe kubona akazi mu bigo bitandukanye hano mu Rwanda cyangwa hanze no mu mahanga. Murakoze cyane rero, mwari muri kumwe Nzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku mazina Kidasamura Movie, munyarwandakazi. Nimba rwo gwamurigize ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, munyarwanda genda ukoze subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru meza akunogeye 5 kwa 5. Imana ibarinde ubuzima buzira umuze.